7 n'ibice 4 kuri Manzi Thierry. Casemiro ntago turimo turabitwara neza cyane cyangwa abantu barimo barabyumva barimo bararyoha imibare tubikora ari haso n'ibintu twitoza bose kabisa. dukomeze kuri Casemiro ibyo twasohokeye kuri Europe byiza cyane Europe padu. ariko niryara abanyarwanda bazakira ibintu byanjye nawe byo gukara uzafata igihe ariko muzabyakira bo niko duteye nta yindi shusho ari umuntu turakara niba barakajwe n'iki Europe pa wenda ngo ko ngo mwiyembe ntabwo twiyembe wese ngo bishyize ngo hejuru ngo gireka abantu bateye gutandukanye twe turakabyange na Lorenzo nta kundi wabigenza wizigera akaba tuje na Rugango ugomba kwakira izo characters ziratandukanye sibyo. Casemiro uburyo yakinnye namugarutseho cyane mu buryo bw'imikinire ariko ndavuga utuntu tubiri kuri Casemiro gusa. Casemiro stability yatanze mu kurekepera Iberi igeze kuyivuga yari impeccable kuko byibura imipira myinshi yajyaga kujya muri defense yakoze akazi ko gukora ibishoboka byose akabajana kababuza gucamo byoroshye kwa kundi ubona Mediane nta kirimo vraiment yahatanye kandi yahanganye na Mediane ikomeye cyane. Ugahangana n'umusore yitwa Dele Bashir ukina muri Lazio Roma ugahangana na Ndido Nyinya wa Leicester ugahangana n'abakinnyi babiri b'abajokeri bakinaga imbere yabo. Reka kakanu gasobanure mu ijambo rimwe buriya nimero 9 wabo wa Nigeria wabanjemo witwa Boniface buriya ntago bari abakinnyi uwitwa Chukwueze ndetse n'itwa Demora Rukumani ntago bakina ku mpande. Mwibuke ko bakinisha abakinnyi baba wing back Ola Aina ndetse na Onyemeyachi abo baba bakina uruhande rwo abo no ba winga burya banije aba rero mu isi y'umupira igezweho babita aba center forward n'abataka bakinira inyuma y'umwataka ari babiri none kuko utavuga ngo abantu bari gukinira inyuma y'umwataka muri rya terme ya playmaker tumenyere ngo ni playmaker kumwe ko bari gukina kandi afite abandi bakinyi bakina inyuma yabo babiri kandi hari n'abawinga ku mpande mu isi y'umupira mwarise mute technically tubita abajokeri. Jokeri ni iki mu makarita banza ukamera Lorenzo ntabwo nyangina amakarita jokeri ninde muntu z'amakarita niyo karita nkuru ya hose niyo karita urakoze n'ibyo jambo nashakaga umva rero ikintu buri abari abantu babameze irya zose bari abantu babiri nuka Chukwueze ndetse na Ademora nibo abantu baba bafite ikintu cyitwa freedom bonyine muri equipe ya Nigeria abandi bari ku cyitwa consigne nango abandi aba wing back bavuga ngo urakina uzamuka unasubira inyuma babwira rutayizamu ngo uzajya ugaruka ku gukora fixation wenda ukore kuri baro yo mu kirere swate wite uzamuka ugende uje muri box uje kwitaba iyo baro nyine umaze kubakoreraho babwira mediateur ngo murarekipera munatanga imipira abo babiri Dele Bashir na Ndido Nyinya sinzi ni buri kubyuka kuri Casemiro ariko aba babiri uwitwa Ademora Rukumani ndetse na Chukwueze baba bafite freedom baba bahawe uburenganzira bwo gukreba bakavuyanga ikibuga cyose niyo mpamvu mwamanaga rimwe Ademora ari inyuma ubundi ari imbere bafite iyo freedom no guhinduranya impande baperitation bayakoraga pe. Abo bajokeri rero baturuniraga muri zone ye ya Casemiro na bamanzi na Ange kuko urumva abakina inyuma mwaka yarwanye nabo kugeza ubwo basimbuye uwa mbere ninde Chukwueze savamo bazana Simon Moses mwana yibonye ko Ademora Rukumani nawe yari quiet ntabwo agaragara. Casemiro rero yakashije uko agomba kubikora ubundi nge na Kazungu yaravuze ngo azikureho Casemiro nanjye nayimubwiye namwe ni petit frère uvuga ko wakumupira nka Rodri ariko ukawutanga nka Toni Kroos umuhungu wanjye azitwa Toni Rodri ni Toro ni bihuze Toni na Rodri Kroos cyangwa oya bikoremo akazina kamwe Rodri Toni Kroos Rodri Crodri akaba Boneri Crodri ni Boneri highlights za Casemiro zigaragara cyane ni namashot 3 yagerageje ku munota wa 6 match gitangira yagerageje shot yongera kugereza shot ku munota 43 mbere ko tujya kuruhuka ishot karahabutaka rya Maritsi match yarikoze ku munota 88 shot rya kure cyane mu byukuri yakinye iminota yose y'umukino atanga passe 56 50 zigeraho zigiye passing accuracy ya 49% kuri nomero 6 ntabwo bisanzwe. Hanyuma yagerageje gutanga imipira miremire long balls imipira miremire 9-8 igerayo neza cyane yakoze shot on target imwe atera amashot biratagana mu izamu hanyuma kandi yagerageje gucenga inshuro imwe kandi abigeraho yahawe amanota 7 n'ibice 5 n'amanota. Kapiteni wacu Jihad kubera gusettinga standard akajya mu kirere mu bico hejuru biragaragara yuko abantu bamaze kwifatanya kano kubera ko ufite iminota 3 tugasoza ku Mavubi yego
tujyanirane babiri Yego, nk'ubu navuze quality tujyane na Kevin. It's okay. hanyuma duhite tufata Georgia tumujyanirane na Gilbert. Reka dufate bano bahungu ubwo tubajyanirane bombe nk'uko umuyobozi abyifuje. Jihad ikintu cya mbere yaduhaye muri iriya match mbere y'ibintu byose niwe mukinnyi wahise ukora icyo bita gutera bwa mbere ikipe ya Nigeria akonduriza baro bayijyanye. Icya kabiri yaje gutera tackle iremereye Ademara Rukumane mu minota ya mbere akora icyo bita gukomanda kubwira abahungu ngo wake up mukanguke mubakange mubashyiraho umubiri. Iyo aggressivity yazanye yaduhaye kuba abantu badatinya Nigeria turayataka n'imbaraga ukareba dusezeranye 150% nibyo batanze. Tutibagiwe kandi mugenzi w'iruhande rwe ariwe Muhire Keve n'umukinnyi burya niwe wa mbere ni nacyo buriya akina abasahabu bakicana barubona. Yego. Niwe mukinnyi ujya usohoka akajya gufasha rutayizamu wacu Nshuti Innocent kujya gupressinga adversaire kujya kuba defenseur kugira ngo umuzamu atabakinisha noneho bagasora umupira muri defense uza muri mediane bakatumenasa. Ikintu rero akora gikomeye aduhereza ikintu cyitwa service zo kwiruka mu kibuga ni igisobanuro cy'uko adversaire umubangamira nta kintu uko abishaka. Hanyuma rero nakuriya ko n'abakina amashot passes magufi vraiment bombi babaha amanota. Hanyuma kapiteni Jihad yakinnye minota 90 hanyuma yatanze passe 46 muri izo 40 nizo zagezaho yazohereje ni impuzandengo ya 87%. Hanyuma atanze passe ziri kiza zindi zikeba ebyiri hanyuma kandi atera imipira miremire long balls agerageza imipira miremire inshuro 5 imipira 3 niyo yageze aho yayoherezaga ndetse akora shot on target yakoze ku minota 43 burya niyo yakoze commandation y'igitego cyashoboka ku minota 43 ariko ntibyagenda neza afite amanota 7 n'ibice bibiri. Mugenzi we Muhire Keve nawe yakinnye neza cyane yakinnye iminota 90 yose y'umukino yakoze shot iremere cyane ku minota 49 ariko yagerageje indi shot ritagezeyo neza ku minota 8 w'umukino. Hanyuma rero ubwo nawe yakoze icyo bita accurate passes imipira yagezaho yayohereje ni imipira 33 kuri 38 yagerageje 89% yabonye amanota 7 n'ibice bitatu. Muhire Keve nawe yitwaye neza cyane muri uyu mukino. Twagiye mu winga hanyuma twibuke yuko kandi hari umukinnyi witwa Georgia ndetse na mugenzi we ariwe Barafinda. Umutoza w'Amavubi asaba winga ikintu kimwe buri gihe arabwa ngo nufata umupira ukabona umudefenseur aje gusanga ari umwe dribble nurangiza ubone kujyana umupira nyine wenda wiruka cyangwa nibindi cyangwa utange pass.